hari ujya kumva umubare mwinshi ngo ngo Imana ngo n'urukundo, ngo Imana ngo ntiyarimbura abantu, ngo Imana rwose twumva ntabwo ari Imana y'ingome. Ariko reka mbabwire, nk'uko kagakoresho kanye nababwiye kahiye nkacomesa uburyo butari bukwiriye, niko n'ibindi bigenda. Mu by'ukuri ntabwo umuremyi ari umugome, ntabwo imigambi yari ukwica no kurimbura, no. Ahubwo iyo ntakurikije umurongo yatanze wa functioning w'uburyo ibintu bikwiriye kugenda, uburyo operation zikwiriye kumera, iyo ntakurikije uwo murongo nyine muranakurusiriwe. Ni ukuvuga ngo niba twarisanze mu isi ifite uwayishyizeho akayiha mode d'emploi, akayiha catalogue, akayiha amabwiriza, akayiha umurongo igenderaho, iyo tutitaye ku mabwiriza nyir'uruganda yatanze, twisanga natwe tugwe mu mutego wo gukoresha ibintu mu buryo bitagenewe. Twongeye kubasuhuza inshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu, muracyari kuri chaîne y'inyubako y'agakiza. Uyu munsi tugambiriye kuganira ku kumenya ni iki dukwiriye kumenya. Ese kumenya kwaba ikibanza cy'inyubako y'agakiza ubundi ni ukuri, ese ubundi ni ukumenya iki? Turagushimiye mwami Yesu kuko utugiriye neza, ukaduha umwanya wo kuba mu kiganiro dukurikirana ubushake bwawe kuri twebwe. Turaguhendahenda rero kugira ngo he kuboneka twe, ahubwo wowe utumenyeshe ibyo ushaka kuri buri muntu wese wo muri twebwe. Ni mu izina rya Yesu tubyambashe tubyingingira mu izina ryawe, amen. Murakoze gukurikirana ibibyigisho byacu, murakoze kandi gukurikirana ibyigisho twaganiriye kugeza ubu ngubu. Turi ku cyigisho cyo kumenya. Ni iki dukwiriye kumenya gishobora kuba ibanze, gishobora kuba ikibanza cyo kuzaterekwamo inyubako y'agakiza. Ubushize tuganira ari n'abasezeranije ko aricyo kintu tuzakurikizaho. Rero n'ubundi nicyo tugiye kurebera hamwe dufatanije, kubera ko buriya dufite Imana ariko dufata uburyo butandukanye, tubitewe n'imitima yacu, tubitewe n'ubwenge bwacu, tubitewe n'igihe tubamo, tubitewe n'aho dutuye, tubitewe n'ubuzima tubayemo. Ariko nyamara nigeze kubivugaho gatoya, buriya mu bwubatsi tugira ibintu twita view, ibyo bita façade mu gifaransa. Ni ukuvuga ngo ni ahantu urebera inzu cyangwa se igice ubona uhagaze ahantu runaka ku nzu. Ushobora guhagarara ahantu runaka ukabona amadirishya, ushobora guhagarara ahantu runaka ukaba ureba igisenge, hari naho wahagarara ukaba udashobora kureba igisenge ariko ukaba ureba inkuta gusa, hari naho ushobora guhagarara ukaba ureba plafond, ukaba ureba n'intebe zo muri salo ariko udashobora kureba mu byuma. Sesa ni ukuvuga ngo kumenya Imana kwacu gushingira ku hantu duhagaze. Tubona Imana hakurikijwe ahantu duhagaze. Ako nkasubiyemo narakavuze n'ubundi, ariko kugasubiramo ntabwo bindambira, kugira ngo nawe ahashaka ko gufunguye chaîne bwa mbere uhure nako usubire mu byo ugashaka, kuko ibikugira umumaro hari byo ni byinshi. Rero umuntu amenya Imana cyangwa se amenya ubushake bw'Imana abitewe n'ahantu ahagaze. Niyo mpamvu tutazabona ibintu kimwe ku Mana bitewe n'aho duhagaze, bitewe n'uko Imana ishaka kutwiyereka. Ariko turaza kuvuga ku ishusho rusange uyu munsi umuntu wese akeneye kugira ngo bibashe kuba urufatiro, bibashe kuba ikibanza tuzaterekamo inyubako yacu gakiza. Kuko twabonye ko kutamenya bizanira umuntu kubaka inzu ye ahantu atabanje kumenya, bizanira umuntu kubaka ku mucanga, hanyuma bwakeje mu gitondo imvura yagwa, imivu yatemba, umuyaga wakuha, byakwitura kuri iyo nzu kuba kwayo kukaba kunini. Niyo mpamvu muhendahenda kugira ngo rwose tugenzurane twitonze ahantu tugiye gutereka inyubako yacu gakiza, kugira ngo nihaba hazima natwe bituzanire guhirwa, cyane cyane muri kino gihe kibi. Imiyaga, imiraba, imivu, umuyaga ni ibintu
byo byiganje cyane muri iyi minsi iheruka. Kuko mu gice cya 12 cye byahishuwe, umwami Yesu yahishuriye Yohana amubwira ngo wasugushirisha no kuko umwanzi Satani akumanikiye afite umujinya mwinshi kuko azi neza ko afite igihe gitoya. Ubwo tubizi neza ko umwanzi afite igihe gitoya, natwe dusobanukirwa tudashidikanyije karimo arakoresha imbaraga nyinshi nk'umuntu uri gukora ku munota wa nyuma. Niyo mpamvu dukwiriye kwitegura ikibazo cyacu tukongera tukakigenzura tukara ko ari kizima. Imana iduhana umugisha. Ntabwo rero turi bujye kure, ahubwo turahera ku murongo w'ubutumwa bwiza umugaragu w'Imana Pawulo arimo yandika mu gice cya mbere cy'urwandiko yandikiye itorero ry'i Roma. Yahereye kuri icyo kintu cyo kumenya Imana. Igice cya mbere mu 18 ndaza kuvugaho imirongo itari myinshi. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukijwe n'ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gucyanirwa kwabo. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru kandi ubyukirijwe ubugome, ubyukirijwe kugoma ndetse no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri bakagushikamirisha gukiranirwa kwabo. Ayo magambo abiri turaza kuyavugaho. Hari ugushikamira ukuri ubitewe n'impamvu zawe bwite, noneho hari no kugomba. Reka tubanze dukomeze. Kuko bigaragara ko bazi Imana, bigaragara ko abo bantu bazi Imana, Imana akaba ari yo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Pawulo akomeza gusobanurira kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. 21 kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kwishima, ahubwo bahindutse abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Ntabwo ndi bukomeze imvuga cyane ku byo Pawulo arimo atubwira, ariko ndaza kubiheraho. Bigaragara ko abantu bazi Imana, ariko nyamara nubwo bigaragara ko bazi Imana, ariko ubwo bayimenyaga nk'Imana ntabwo bayubahirije nk'Imana, kuko Imana yabahishuriye ubwo bwenge bwo kuyimenya, ariko nyamara nubwo bayimenye still haracyari ikibazo cyuko umujinya w'Imana ubyukijwe n'ubugome. Umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome, umujinya w'Imana ubyukirijwe gukiranirwa kw'abantu ubashikamiza ukuri bagushikamishije gukiranirwa kwabo. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome. Icyambere ubugome ni iki? Ubugome ni ukugoma. Ni ijambo ariko rituruka kuri iyo nshinga yo kugoma. Kugoma ni iki se? Kugoma ni ukutumvira, ni ukudakora icyo wagombaga gukora, cyangwa se icyo wasabwaga gukora ntugikore, bigatuma witwa ko wagomye. Ariko hano hariho kugoma ariko kwatewe nuko umuntu yarazi iby'Imana ishaka cyangwa se yamenye Imana, ariko nyamara ntakora ibyo yasabwaga gukora, bikamutera kuba ikigenge, bikamutera kugoma, bikamutera gukora ibinyuranye n'ibyo yagombaga gukora. Ibyo bintu ngo bihamywa. Donc kumenya Imana, iyo ukomeje ayo magambo uraza kuza gusanga Pawulo uburyo yasubije kino gice yerekana uburyo n'ibitekerezo byacu n'umutimanama ari bimwe mu bintu Imana izatangaho umugabo igihe izabidushinja. Aho ni cyo cya kabiri cy'uru rwandiko, arimo yerekana uburyo ibyo bintu Imana iri mu muntu yari yabimushyizemo, ariko nyamara ubwo yamenyaga Imana atayubashye nk'Imana, ahubwo yizaniye ibindi bintu. Imana itugirire neza, bimuzanira kugoma, bimuzanira kunyuranya n'umugambi w'Imana. Twihuse
icyo Imana iri cyo ni ikintu umuntu yakabaye yumva bidasabye ko akigishwa n'undi, kubera ko nawe ubwe mu mutima we mu bibazo by'ubuzima, mu rugendo rw'ubuzima ajya akenera ikintu kimuruta. Ni vide, ni icyuho cyangwa mu mutima w'umuntu, kuko umuntu Imana yamuremye agomba kubaho ariko afite icyo yashingikirijeho, afite ahantu akenera, afite limitations, afite ahagarukira, bituma ahagarukira atekereza ko hari ubundi buryo, hari ikindi kiremwa wenda mbyite gutyo, hari ikindi kinyabuzima gishobora kuba gifite imbaraga ziri hejuru ye, kibasha kuba kidafite izo mbibi, bigatuma ashobora kukiyambaza. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara mu buzima bw'umuntu uhereye kera kose ukageza n'uyu munsi. Uyu munsi bwo ibyo bitekerezo bisigaye bigendamo iterambere, ikoranabuhanga rigashobora kuba imana y'umuntu, cyangwa se ubwenge bugashobora kuba imana y'umuntu, cyangwa se amafaranga agashobora kuba imana y'umuntu, abitewe nyine n'uko abyumva n'uko ubwenge bwe bubishyikira. Ariko ntabwo ari byo ndi butindeho cyane. Icyo nashaka kuvuga ni icyo cyuho cy'uko umwana w'umuntu agira ahantu agarukira, hari ibintu akenera kandi atabasha kwiha muri buno buzima. Abahanga benshi bavuze kuri ibyo ngibyo, ndetse n'abahanga bo muri ubu buzima busanzwe bavuze kuri ibyo bintu. Hari ibintu umwana w'umuntu muri buno buzima atabasha kwiha, ariko dukeneye iki? Dukeneye kumenya iki. Niho hantu twari turi. Dukeneye kumenya Imana, dukeneye kumenya imigambi y'Imana kuri twebwe, kuko ari byo bizatuzanira kutagoma, kandi tukabona ko umujinya w'Imana udukirijwe umugomo. Rero ikosa rya kabiri ryo ni ikosa ry'abantu bashikamiza ukuri, bakagushikamirisha gukiranirwa kwabo. Umuntu akaba yumva mu mutima we, yumva ukuri ntabwo ari ibintu umuntu yigisha undi. Ukuri ni ibintu bibanza mu mutima w'umuntu, akabishishikarira. Imana igaheraho imumenyesha ikimushakaho, ariko uwo ubwe mu mutima ababyumva. Iyo akoze ikintu kidakwiye, iyo akoze ikintu kitari cyo, nubwo yakwimanganya ntabyerekane, ariko umuntu ababyumva kubera ya dependance nahoze mbabwira, kubaho yumva ko hari ikindi kintu akeneye, kandi atabasha kwiha. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Imana izina ryayo tuyibona bwa mbere mu itangiriro, aho ibyanditswe bitangira bivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye. Icyo dukeneye bwa mbere kumenya ku Mana no kumenya Imana nk'umuremyi. Mu itangira ry'ibyanditswe byera ry'iyobokamana dufite kugeza ubu ngubu, mbere na mbere Imana yaremye. Donc dukeneye mbere na mbere kumenya Imana nk'umuremyi. Mu rurimi rwabo abayuda bayita Elohim, natwe dukeneye kumenya Imana nk'umuremyi, kubera ko wenda tuzabibona, kuba umuremyi kw'Imana kuri twebwe bituzanira kumenya ko ariyo ifite byose mu biganza byayo plutôt. Biduhesha kumenya ko ariyo yagennye uburyo turiho, uburyo tubaho, ibyo turya, aho tuba, uko tubayeho, igicacu cyo kubaho mu isi, igicacu cyo kuvuka, igicacu cyo gupfa. Donc ibyo bintu byose tumenya ko ariyo ibifite mu biganza. Byose bikemurwa no kwizera. Ubwenge bivugurura, kuko ntabwo nirengagiza ko hari n'abandi bavuga ko isi itaremwe n'Imana, ahubwo isi yabayeho kubera ko yashaka kubaho. Ntabwo mvuga isi ubwayo, ahubwo ndavuga isanzure muri rusange. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo ndibyiteho, kuko ubutumwa bwiza niba bukingiranywe n'ubundi bukingiranywe abatizera. Ariko kubizera bwo ubutumwa bwiza burakinguye kugira ngo tubwumve kandi tubumenye. Ikintu cya mbere cy'ingenzi dukeneye kumenya ni Imana nk'umuremyi. Imana yashyizeho byose, igituma biriho ari uko yabishatse. Pawulo arimo yandika yavuze ngo kuko ibitaboneka by'Imana ari bwo ububasha bwayo, kandi ari nazo mbaraga zayo, ari nabwo bumana bwayo. Ni ukuvuga ngo kubaho cyangwa kumenya Imana birushaho kugaragara tubihawe no kureba uburyo. Reka bakagero gatoya, wenda ntagiye kure. Nk'ubu ngubu ndamutse nsohotse hanze
nkajya mu cyaro runaka, nkajya mu murima ndimo ndatembera, nagera mu murima nkasangamo telefone. Bitewe n'ubwenge nzi, ntabwo nshobora gutekereza ko telefone ishobora kuba yarishyize aho ngaho. Bitewe n'ukuntu telefone ikoze, bitewe n'ukuntu telefone iteye, binyemeza ntashidikanya ko byanga bikunda hari umuntu wayitaye aho ngaho cyangwa hari umuntu wayisize aho ngaho. Ntabwo ari ibintu nshobora kuvuga ngo mbifite gihamya, mbaje ngo ni ikihe gihamya, ntabwo nabasha kugitanga. Niko no ku Mana bimeze. Dukurikije ibyo yaremye tubasha kubibona ko Imana ihari, ariko nyamara akaba atari ibintu ushobora kuvuga ngo urabiprova scientifiquement, kuko Imana ntabwo wabona igihamya wabasha kuba umuntu gifatika, ariko nyamara bitewe n'ubwo gifite ubibona ko ukurikije ukuntu telefone ikoze, ukurikije ukuntu iteye, ukurikije urusobe bw'ibyuma bigize, bigaragara ko iyo telefone idashobora kuba yarameze muri uwo murima, ahubwo iyo telefone bigaragara ko hari umuntu wayihasize, bitewe n'ukuntu iteye, bitewe n'icyo ikora, bitewe n'uko ibaye. Natwe iyo twitegereza ibyo Imana yaremye, duhamya tudashidikanya ko Imana ihari. Ikintu cya mbere dukeneye kumenya ku Mana cy'ibanze tudakwiriye guhusha ni ukumenya ko Imana ari umuremyi. Iyo tumenye ko Imana ari umuremyi, hari ibintu bikosora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tumenya ko ubwo ari umuremyi ikaba yarabishyizeho kubera ko yabishatse, natwe tuyimenya ko ari umubyeyi. Mbere y'ibindi bintu byose tuzamenya hanyuma, dukeneye kumenya Imana nk'umuremyi wacu, Elohim, Creator, umuremyi wacu, umuremyi w'isanzure, niwe designer, niwe architecture, niwe wahanze agatunganya umurongo isanzure rigenderaho, uko ari Imana umuremyi. Izina ryawe ryubahwe, ntucikwe n'agace kacu gakurikiraho. Yesu agumishe. Twongeye kubaha ikaze inshuti mukundwa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Iryo jambo nkunda kurikoresha inshuro nyinshi, nzanabikoresha inshuro nyinshi, kubera ko Umwami Yesu yarabigaragaje ko adukunda ubwo yisigaga ubusa, akemera kuza akadupfira turi babi. Ubwo twamaze kumenya se, azarushaho kutwitaho. Imana igumugisha. Ukundwa n'Umwami Yesu humura. Reka dukomeze tudatinze, aho twadusoje agace kacu gasoje karangiye, ubwo twaganiraga ku kumenya Imana. Ibanze ryo kumenya Imana rishingira ko imitima yacu yakira ko Imana ubwayo ari umuremyi, ko kuba turiho atari twe twabishatse, ahubwo ari we wabishatse. Iyo tumenye ko ari we designer, iyo tumenye ko ari we wateguye umurongo isi igomba kugenderaho, agategura uko tuzabaho, uko tuzarya, uko hazabaho procreation, hazabaho kugwira kwacu mu isi, nari mbuze Ikinyarwanda mbabarire, agategura ibyo byose mbere yuko tubaho, akabona kudushyira mu isi, biduhesha kubaho nk'abantu badepanda kuri we, nk'abantu bishingikiriza kuri we, bikazatworohera mu minsi izakurikiraho, mu bibazo tuzahura nabyo tutari twiteguye, ko tuzasubira inyuma tukajya kumureba kugira ngo aduhe umurongo w'icyo dukwiriye gukora, kuko afite ibisubizo by'ibibazo byose twagira. Kuko buriya iyo nabahaye urugero bw'uko umuntu ashobora kujya mu murima, yamara kujya mu murima agatoraguramo telefone, ntabwo ashobora gutekereza ko iyo telefone yameze muri uwo murima, ntabwo ashobora gutekereza ko iyo telefone yavuye mu gitaka ngo ibe yarabaye aho ngaho gutyo tufa. No, bitewe n'ukuntu ikoze, bitewe n'ibintu iteye, wo mu mutima we no mu bwenge bwe ahamya ko hari umuntu wayihashyize nubwo atamuzi, ariko arabihamya. Uko nguko niko natwe duhamya ko Imana ubwayo ariyo yadushyizeho, bitewe n'ukuntu tubona imibereho n'ubuzima n'isanzure biteye. Imana yacu tugire neza mu buryo bugaragaza ubwenge bw'uwabihanze. Yesu aduhana umugisha. Rero turakomeza n'ubundi turimo dushaka kumenya uwo mugambi w'Imana kuri twebwe. Ni ukuvuga ngo mu ruganda ubusanzwe, nta uruganda rukora ibikoresho hafi ya byose ibyo nabonye, igikoresho cyose wakiriye usanga harimo agapapuro iruhande rwacyo, agapapuro dukunda kwita mode d'emploi
cyane cyane ku bikoresho bikora mu buryo wenda bw'ikoranabuhanga rigezweho, ariko n'ibindi bikoresho nuko hafi ya byose ibikoresho byinshi bisohoka mu ruganda bifite mode d'emploi cyangwa icyo bita catalogue. Catalogue ni iki? Ni uburyo wowe uguze icyo gikoresho uri bubashe kuza kugikoresha, bakwereka icyo kintu waguze, uburyo uri buze kubasha kugikoresha. Natwe rero niko bimeze, ni ukuvuga ngo uwakoze design, uwaremye, uwacuze, ndakoresha nyine manufacture, donc nyir'uruganda washyizeho bino byose tureba, nawe niko yashyizeho mode d'emploi, niko yashyizeho catalogue. Ni ukuvuga ngo reka mbabwire kano kantu, hari ubuswa bujya bubaho ariko ntabwo bukunda kuba ku bantu benshi, gufata igikoresho amaze kugikora mu iduka, yamara kukigeza mu rugo iwe agatangira gushaka kugikoresha, akagikoresha mu buryo bunyuranye n'ubwashyizweho n'umuyobozi w'uruganda cyangwa se n'uwakoze icyo kintu. Byigeze kumbaho umunsi umwe nyine umunyeshuri nyirimo nshakisha mfata agakoresho nashakaga kwinstara ku kantu ndimo ndacura, ariko ndangije nirengagiza ikintu cy'ingenzi, nkacomeka ku muriro ufite volte 220 kagomba gukoresha umuriro ufite 12. Ubushakashatsi bwanjye bwose bwarangiriye aho ngaho, ntabwo nigeze mbugeraho kwa gakoresho nari nabonye kanduje nahise nkatwika. Ni ukuvuga ngo donc nafashe ikintu uburyo cyaremwe, ndangije nyuranya n'amabwiriza y'uwakiremye, binzanira igihombo. Uko natwe niko turi. Ni ukuvuga ngo niba twarisanze mu isi ifite uwayiremye, ifite uwayishyizeho, akayiha mode d'emploi, akayiha catalogue, akayiha amabwiriza, akayiha umurongo igenderaho, iyo tutitaye ku mabwiriza nyir'uruganda yatanze, twisanga natwe tuguye mu mutego wo gukoresha ibintu mu buryo bitagenewe. Paulo ayo magambo niyo yavuze, ndacyari mu gice cy'Abaroma cya mbere n'icya kabiri. Kuko abantu nyine kubera kutita ku by'Imana yashyizeho, byatumye imitima yabo yuzura umwijima, batangira gukoresha imibiri yabo buryo butandukanye n'ubwo yagize gute yagenewe. Donc nizo ngero yatangaga Paulo, avuga ukuntu abagore batangiye kurarikira abandi bagore, n'abagabo nabo bagatangira kurarikira abandi bagabo, bikabazanira gucirwaho iteka mu buryo bwihuse. Donc bikabazana n'ingaruka z'inago mu mubiri, ntabwo ari aho ngaho. Uko niko binamera no mu zindi domaine zose, kuko buri cyiciro cy'ubuzima Imana yagiye ikivugaho nka nyir'uruganda, yagiye igitangaho umurongo uburyo gikwiriye kugenzwa, uburyo gikwiriye gukorwa. Iyo kidakozwe mu buryo yashyizeho, bizana kwangirika, kononekara, cyane cyane no gucirwaho iteka. Kuko umujinya w'Imana n'ubundi ubyukirijwe ubugome, kandi umujinya w'Imana ubyukirijwe gukiranirwa, kuko abantu bashikamiye ukuri, bakagushikamira bitewe n'ibyo bifuza, bakagushikamira bitewe n'intego zabo zidatunganye. Imana itugirire neza. Mode d'emploi, nyir'uruganda, umuremyi washyizeho ibyo bintu byose, yashyizeho n'amabwiriza, yashyizeho umurongo abantu bakwiriye kugenderamo kugira ngo babashe kugubwa neza muri iyo si Imana yabashyiriyeho. Iyo abantu batangiye gushyiraho umurongo wabo, bisobanura ko bashaka kurenga intego zo bashyizeho. Imana itugire neza kugira ngo tutazagwa mu mutego, n'abahuguyemo kandi mugarukire hafi, kuko umuremyi arabyitegereza. Nubwo aceka ariko arabireba, kandi ntabwo azaguma acetse iteka, kuko dore ngo umujinya w'Imana ubyukirijwe ubugome, umujinya w'Imana ubyukirijwe abantu bashikamiza ukuri, bakagushikamisha gukiranirwa kwabo. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Umwami Imana yari yaturemye dukunze, yaturemye afite intego, agambiriye ko kubaho kwacu mu isi kutugirira umumaro twebwe, biremwa yaremye bifite ishusho ye, ariko bikamugirira umumaro. Mu yindi mvugo, yaturemye kugira ngo tunezererwe umuremyi, nawe tumuzanire umunezero. Ubundi mbere y'uko umwana agera ku rugero rwo kuba yakuba ku rugo rwe akava mu rugo iwabo, ubusanzwe nta kindi kintu kigaragara aba amariye umubyeyi, cyane cyane mu myaka ye mitoya. Aba ari uwo gukonsoma gusa, ariko aba ari ibyishimo by'umubyeyi. Umumaro uzaboneka ni umwana amaze gukura, ariko nyamara wari umunezero w'umuremyi, ariko bikaba n'umunezero w'umwana w'ikiremwa kibona umuremyi cyitayeho.
niyo mpamvu mu mafu ya munsi buri munsi Imana yasuraga Adamu mu bya Edeni bakaganira, byari byiza. Ariko yagambiriye kubidusubiza, ntuhangayike, hariho ibyiringiro, kuko ubwo Adamu yagushijwe n'umwanzi Satani, ariko Imana yashimye gushyiraho Adamu wa kabiri, Adamu wa nyuma, kugira ngo yongere kudusubiza muri bwa bwiza. Ntuhangayike rero, tuzabigeraho tudasimbutse, uhumure. Ariko none ahangaha turacyari ku mugambi w'Umuremyi. Umuremyi rero ntabwo icyo yashakaga ari uko tumenya ibindi byose ubundi byaje hanyuma. Andi mazina yose tumwita, ukundi kose tumufata, ni ibintu byaje hanyuma y'uko tumenya ikibi n'icyiza. Kumenya ko ari umunyembaraga, kumenya ko ari umunyembabazi, kumenya ko ari umunyabuntu, kumenya ko ashobora byose. Ibyo ni ibintu twagiye tumenyeshwa n'ubuzima tunyuramo, ariko icy'ingenzi twari tumuzi nk'umubyeyi, twari tumuzi nk'Umuremyi. Niyo mpamvu mbahendahenda muri bose z'Imana, bene data bakundwa, kugira ngo dusubire kuri mode d'emploi. Kuko igihugu cyose kugira ngo igihugu kibe igihugu cyangwa ubwami bw'ubwami, bisaba ko ubwo bwami buba bufite ubutaka. Icyo ni kimwe mu bintu ubwami bushingiraho. Kigomba kuba gifite ubutaka bufite ahantu hazwi, kigomba kuba gifite umwami, umutware, kigomba kandi kuba gifite constitution ni umurongo cyangwa se itegeko nshinga, umurongo kigenderaho. Rero ntabwo Umuremyi w'ijuru n'isanzure yakoze ibintu ntabwo ku murongo, kuko ntabwo nimvuga amategeko ntabwo ndivuga amategeko atureba twebwe umwana w'abantu n'abandi, ntabwo ariho ndi buze kuza guhera, ahubwo buri kintu cyose cyaremwe gifite itegeko cyahawe n'uwo Muremyi. Ari ugusimbana kw'amanywa n'ijoro ni itegeko ry'Umuremyi, ari itegeko ry'imvura ni itegeko ry'Umuremyi, ari itegeko ry'inyanja aho itagomba kurenga ni itegeko ry'Umuremyi, ari itegeko ry'aho imirabyo igomba kunyura ni itegeko ry'Umuremyi. Ibyo ndi kuvuga nubireba uzabisanga mu gitabo cya Yobu, aho Umwami Imana yaragambiriye kumumenyesha ko ari we washyizeho isanzure kandi yarihaye umurongo. Nibwo atanyavuga ngo ndeme imfatiro z'isi wari uri hehe. Tujya tubyiga iyo twiga isanzure tukareba ukuntu isi igenda yiyikaragaho bwayo, ibyo bita revolution na rotation, donc ikagenda yikaragaho yizenguruka y'ubwayo ikanazenguruka izuba. Irya nzira igenda izengurukamo, abahanga bafite ukuntu babisobanura. Nge ntabwo ndi bubisobanure cyane ko ubu ndi mu Gakiza, ntabwo ndi muri astrology. Uko nguko ibyo bintu bigenda, Imana niyo yashyiriyeho isi ahantu igomba yashyiriyeho axe de rotation, inayishyiriraho n'uburyo igomba kuzenguruka inyenyeri yayo ari ryo zuba. Ibyo ngibyo ni Umwami Imana wabishyizeho. Niwe wahaye itegeko inyanja, ndimo mbivuga, niwe wugariye amarembo y'inyanja, yabibwiye Yobu. Niwe wagiye atanga ayo mategeko yose, kandi ayo mategeko yashyizeho ibyo byaremwe bidafite ubwenge, bidafite amahitamo mu yindi mvugo, byo byumvira itegeko ry'Umuremyi. Nicyo kintu kintangaza. Ariko twe dufite amahitamo, usanga twe tugoranye, biranyobera. Iyo mbitekereje, ni gute ibyaremwe bidafite ubwenge bikurikiza amabwiriza y'Umuremyi, twebwe dufite ubwenge, dufite conscience, dufite umutimanama, dufite n'amahitamo, tudashobora kumvira amabwiriza y'Umuremyi. Kandi umunezero w'Umuremyi ni uko duhitamo kumwumvira tubikuye ku mitima yacu ihitamo. Ni ikintu cy'ingenzi kiryoshye cyane. Iyo umwana akumviye freely, akumviye abishaka, iyo akoze ubushake bwawe abikuye ku mutima, binezeza wowe umubyeyi. Niyo mpamvu Umwami Yesu ugeze kuvanga igituma data nkunda, nuko ntanga ubugingo bwanjye ku bushake kugira ngo nongere gusubiramo. Nta muntu ubunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Ni impamvu ituma samukunda. Iyo natwe twemeye kugendera ku bushake bw'Umuremyi freely, dufite ayo mahitamo, ariko tugahitamo neza kumvira ubushake bw'Umuremyi, biramunezeza, bimuhindukira ibyishimo. Ni ikintu cy'ingenzi cyane rero dukwiriye kumenya. Nari mvuze gato mu ncamake kugira ngo wumve ko iyo mvuga itegeko ry'Umuremyi, iyo mvuga ubwami bw'Umuremyi, iyo mvuga amategeko yatanze, se mvuga amategeko twebwe ubwacu dukwiriye kugenderaho nk'abantu, kuko natwe ubwacu turayafite. Akamanuka akajya no mu buryo bwacu bw'imibereho, akagera uko dukwiriye kugenda, uko dukwiriye kuba, uko dukwiriye kubana n'abantu, uko dukwiriye natwe ubwacu kubana, kugira ngo tubashe kugubwa neza. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Rero amategeko ye ni magari. Ibyo byose niwe bihaye amategeko, niwe washyizeho kataloge y'uko bigomba kugenda. Ahinduranya ibihe, ahinduranya imyaka, ahinduranya
nayo mbabwira ukuntu yahaye isi uburyo yizengurukaho ikanazenguruka izuba. Ibyo byose n'ibindi ntabasha kurondora, kuko niba narebye n'uburyo imibiri yacu nayo bwayo yubatse ikubaka mu buryo bwa cycle. Abize umenya muntu ubwo bamesha cyane kubyumva, nabyo ubwabyo ni igitangaza cy'umurimo. Birebye ukuntu byubatse umenya ko ni nka ya telefone ubonye mu murimo, ubona ko atari ibintu byakwishyiramo ahubwo ari umuntu wabyubatse. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihimbazwe. Elohim afite imigambi myiza kuri twebwe yaremye, ariko ashaka ko twita kuri mode d'emploi, ashaka ko twebwe ubwacu twita ku murongo yatanze ukwiriye kugenderwaho, kugira ngo tubashe kuba amahoro, kugira ngo tubashe kugubwa neza, iminsi yacu yo kuramira mu gihugu irushaho kwiyongera. Imana yacu tugire neza mu gihugu. Uwiteka Imana yacu simvuga ko isi itamaze guhinduka mbi, ndabihamya. Yewe n'ikibazo gikomeye kinariho ni ikibazo cyo kwimura Imana. Ibaze kuba noneho ushaka gukorera kudeta umwami kandi mu bwami bwe. Gukora kudeta umwami Imana si ikindi, ni imibereho yacu yo kugoma, imibereho yacu idakurikije umurongo wayihaye. Ujya kumva umubare mwinshi ngo ngo Imana ngo ni urukundo, ngo Imana ngo ntiyarimbura abantu, ngo Imana rwose twumva ntabwo ari Imana y'ingome. Ariko reka mbabwire, nk'uko kagakoresho kanjye nababwiye kahiye nkacomesa uburyo butari bukwiriye, niko n'ibindi bigenda. Mu by'ukuri ntabwo umuremyi ari umugome, ntabwo imigambi yari ukwica no kurimbura, no. Ahubwo iyo ntakurikije umurongo yatanze wa functioning, uburyo ibintu bikwiriye kugenda, uburyo operation zikwiriye kumera, iyo ntakurikije uwo murongo nyine muranakurusiriwe. Donc nkoresha ikintu mu buryo kitagombaga gukora bikazanira ingaruka. Ntabwo ugomba gutekereza ngo uranda bango ngo nyiri uruganda wakoze karakana memukiye. Oya, ntabwo yamemukiye, ntabwo ari umugome, kuko yakiriye nk'umurongo w'uburyo nkwiriye kumenya ibyo ashaka, cyangwa se w'uburyo ibintu byubatse. Kuko impano y'Imana mu busanzwe ni ubugingo, n'iki Imana ishaka. Nta muntu ushaka ko irimbuka, nta muntu n'umwe Imana ishaka ko arimbuka, ishaka bose bakizwa bakamenya ukuri. Ariko ikibazo ni iki? Nudakurikiza mode d'emploi, nudakurikiza catalogue, nudakurikiza umurongo watanzwe, ibihembo by'ibyaha y'urupfu. Mwene imvugo, ibyaha ubwabyo byifitemo ubushobozi bwo kuremera gupfa, cyangwa se ingaruka y'ibyaha ni ugupfa. Ingaruka yo kutita ku murongo Imana ishaka bizana urupfu. Ntabwo Imana ari ibikwisha, ahubwo imibereho yawe, imyifatire yawe, imikorere yawe nishobora kugukururira akaga. Imana yacu tugire neza kandi Imana idufashe. Imana yacu iradukunda, dufite ibyanditswe byera byakomeretswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha, kuduhugura, kuduhanira gukiranuka, kugira ngo natwe ubwacu abantu b'Imana tube dufite ibidukwiriye cyangwa se ibiduhagije byo kutugirira umumaro byose. Rero dukwiriye kwita kuri iryo jambo ryahanuwe rushaho gukomera, kuko nta byanditswe byazanywe n'ubushake bw'abantu, nubwo abantu basigaye ntabwo nababuza, sinzababuza kubihindagura, sinzababuza kubigoreka, sinzababuza kubigenza uko bashaka, ariko nyamara bibazanira kurimbuka gutunguranye. Imana itugirire neza. Bajya bashaka abaswa bahindagurika, bajya bashaka kugoreka ibyanditswe byera, bakabihindagura, bakabijora, bakabigenza uko bagenza ibyanditswe bindi, ariko nyamara ntabwo bazabura kubona ingaruka yabyo hanyuma. Kubera ko ibyanditswe byera ntabwo njya ntinda nshaka kubirwanirira, kuko byo ubwabyo byifite imbaraga y'irwanirira. Ikintu ushobora kutacyumva uyu munsi, ariko muha garanti y'uko uzakibona kiri kukubaho, uzakiboneraho mu yindi mvugo. Ni ukuvuga ngo ushaka ko uyu munsi utabyumva, ushaka ko uyu munsi ubihinyura, ushaka ko uyu munsi utabyemera, ushaka ko uyu munsi ubitesha agaciro, ariko byanga bikunda uzabimenya. Ikibazo mfite gituma mbivuga ubu ngubu, nakoresha ubushobozi Imana impaye n'umwanya Imana impaye ngo mbikumenyeshe, ni ukugira ngo utazamenya ukuri ntacyo gikoze. Haracyariho amahirwe y'uko uyu munsi ushobora kumenya ukuri ukabasha no kugira icyo ukora, ariko nyamara nutagikora nta kizabuza igihe cyo kugenda. Igihe cyawe kizagera nk'uko icy'abandi cyageze bakava muri buno buzima. Igihe kizagenda umwami Yesu agaruka nk'uko yabisezeranye. Ntabwo kutabyemera kwawe ntabwo bihagarika igihe,
ariko nyamara nusanga utiteguye ntacyo uzaba ukibashije gukora. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo uyu munsi wemeye kwita ku kuri uhabwa uhamirizwa n'umutimanama wawe, kugira ngo umenye icyo Umuremyi agutekerezaho, kugira ngo ugendere mu murongo Umuremyi aguha, kuko bizakuzanira kungukirwa amahoro none no mu bihe bizakurikiraho. Reka dusenge, ariko ntuzacika n'iki cyacu kizakurikiraho. Umwami Yesu abane nawe. Turagushimiye muri mwisi n'ijuru n'isanzure, icyubahiro n'ikibi cyawe, ufite imigambi myiza kuri twebwe. Wadutekerejeho kandi ugambirira kuduha byose byo kutumenyesha kuriho kandi utwitaho kandi kutuzirikana. Uduhe gusubira rero ku isoko, iyo soko ni wowe, ni wowe Muremyi wa byose. Uduhe gusubira kuri iyo soko kugira ngo tumenye ibyo ushaka, kandi ibyo ushaka ni byiza kuri twebwe. Ibyo dushaka ahubwo inshuro nyinshi uko biba bisunitswe n'umwuka w'umwanzi wacu bijya bizana kugoma, bikatuzanira ahubwo ibyago n'amakuba n'ibibazo n'ibyorezo muri buno buzima turimo. Turakunya ngo dusubize ku isoko y'umwimerere kugira ngo tumenye iby'imigambi y'Umuremyi, tubashe kubigenderamo bituzanire ibyiza bisa kubwa Yesu Kristo umucunguzi urakoze. Amen.